umuturanyi yabaye umuturanyi nanjye nariyobewe banze nsigaye nkunda umuturanyi. Halo? Mwiriwe. Ego. Ngenda tuvugana. Hari umuntu wari wampaye nimero yawe. Ambwira ko ukeneye akazi. Bageze umwanya wari ufite. Rero kuri ibintu bya production. Ego. Ukeneye umuntu ukora muri SSC. Nta kibazo. Twabonana. Nta kibazo mukorera he? Nta kibazo nzaza kubareba rwose. Nta kibazo murakoze cyane. Musabe bite? Ni sawa. Nose kusigaye ncaho utamvugishije. Ariko ntago ari ngombwa ngo cyangwa ngo usuze mbe wa mbere cyangwa wa kabiri. Ako niba wansuje nta kibazo. Nese Musabe kuba twaratandukanye bivuze ngo ujye uncaho utamvugishije nkaho nakwiciye. Ya. Gusa nyine no kuwa amahoro yawe. Ega Musabe nubwo twatandukanye ntabwo twigeze dushwana cyane ngo dutukane, ntabwo twize dupfa n'ibintu bikomeye, twabana inshuti bisanzwe. Sibyo? Ntago byavamo ibyo bushuti. Kubera iki se? Nese twabanye nabi Musabe? Ntago twabanye nabi ariko ibintu bya kera. Nese Musabe ubu ngubu ko waheze muri nojire uyobewe ukuntu ino karitsiye yose iratuzi ukuntu twakundanaga. Basi wazajya uhindura ukambara n'akandi gapira ntukansebye ariko. Nyine ibyo byari bya kera ubone Kalisi nayo irabizi ko byarahindutse ntabwo tucyakundana. Nyine barabizi ko twatandukanye kandi nubwo twasubirana ntabwo byakunda ubu ngubu ariko twabishuti bisanzwe sibyo? Twabishuti nkakujyana nkakugurira imipira myiza, amapantaro agezweho, ako Musabe uko uri cyiza. Ibyo ntabwo bicyasohoka. Kubera iki se? Musabe uko uri mwiza. Wambaye neza inkweto nziza. Shiba notangire kuryoshya kwawe ndakuzi utangiye kuryoshya ryoshya. Musabe ntabwo uri inshuti yanjye se. Apana. Imyenda cyo tuzakikorera ariko gusa imyenda ndayifite. Ntago ari ngo kubera ko nkundura mugino imyenda rega ndayifite nyambara mfite aho ngiye. Basi ma nimero yawe tujye duhura dusangire. Nimero yange wapi? Musabe wampaye nimero yawe ko nta bintu birenze. Se nkubeshye ntago nayikuha. Kubera iki se? Apana. Ntabwo ari gusubirana njye sinshaka gusubirana nawe ariko twabishuti. Wowe ndakuze buri ujye wamagara kandi n'amagambo yawe ndayazi neza. So kundi yosho umutima wawe no kumva ntangiye gusubira mu byazagunuza inkundo zawe wapi? Nimero yetu yere. Tujya mu rukundo ndashaka ko tuba inshuti tugasangira nkagusohokana. Kera se wansohokanaga nanjye ubu noneho nsigaye mfite udufaranga dukeya nkagusohokana nkakugurira imyenda tugasohoka dusa neza. Tumva nta kibazo kirimo. Wapi? Wambabariye. Nimero yo wapi singo? N'ubu ngubu nk'ejo unyemereye ejo twahita dutembera tukagenda ahantu hari shop ari hepfo nkakugurira imyenda tugasohoka tukanywa agacupa nta kibazo. Musabe urabyanze? Nimero wapi? Shazi mbabara rega ntacyo bitwaye ntago nzaguhamagara cyane. Nzaza nguhamagara tugiye gutembera sibyo? Ngakira se. Sure. Ako no mamagara cyane. Oya. Nase warashatse ko udashaka ko umuntu aguhamagara. Ntago bikureba niba narashyase imana narashyase no mamagare cyane. Sawa basi umuhanda mwiza. Sawa nawe.
busibe ku mubiri kirabanduye ku nkike y'epfo ya ruguru kure yakwarwe n'abakamisha bakana nkono basinziriye korwira amacumu y'indekwe inkuba zesa mu ndururwa nderima ya rusake zisanda isumba ingeyo zimbuye ko yarutsendekereza nk'uku n'inkangura abatinya ntituzi nkubiri bana n'inkebabugingo niya nkusi rutaganirwa oya nkanaga ivuga gutya shyamba ryahiye ryakotanye ryayinura turaryayinuranganira kandi n'abatararigenze ngo bahibire hako kuki bavugira inka gusa sindumva bavugira ihene cyangwa ingurube cyangwa inka cyangwa imodoka kandi muri iyi minsi nabonye imodoka arizo zibaza abantu kira bose basigaye batutse imodoka sawa murakoze Linda kandi ubwo wabona uri muri bya bihe gutera ibyawe Linda waje nkakubwira umva ntabwo uzi inkuru ngufitiye wowe mbabarira uze nkubwire wowe bite se umva mbabarira nkubwire umva fora n'ikigiye kukubwira kigiki se ndabonye akazi ni ukuri kw'Imana bampamagaye none ahanga umva ndashyushye ndasaze we thank you Lord mbwira bimeze bite se ninde ugwamagaye umva nyine ni umuntu umpamagaye ngo waho nyine muraziranye ngo nyine ngo akora hariya muri Madarande wow ndumva ari byiza umva byihorera n'ukuri Imana iradusubije disi umva none se wakabonye uzatangira kumva mfite ibintu byinshi byo kubaza uzatangira ryari se kameze gato nzajya kumureba ejo ngo bakora Kimisagara cyangwa ni ikishu gatatu yashaka navugaga ntago yigisha gatatu wamubwirwa n'iki ntago byaba ari byo rwose Yezu we shamvumuye kure nabone rero niyo muntu nari ngufite Yezu uvuze ko ngiye kuzajya nirwana njye nyine upfa ye kubera iki ariko wimva se nkubaze abo bantu se bakubwiye ko bakora n'ibijyanye n'iki umva ngo bakora ibijyanye n'amafilime barafotora bagira batebe n'ibintu byinshi nyine wow mva mubwire mbabara nugira subizi ko nkunda gukina filime mbabarira ibyo bintu nizo ndoto zanjye shamba ubwo urabona ukuntu uri umusazi wabishobora nyine ahubwo nibyo byiza ubusazi nibwo wabusaba mu gukina filime shawo basi uzabansabire wowe sha subizi ko indoto zanjye ari kuzakina filime koko mbabarira umva nta kibazo ntacyo reka ejo ninjyayo nkabanza nkatangira nzagenda menyera ngo shamba barira uze tugenda ubwiye bwose ko ufite muri umuntu wakunda gukina filime sibyo wow ndumva ari byo gwajya akazi n'akanjye umva yewe nzahita mba umusitari yo zatuma manager wanjye sibyo zagenda nshakire abantu banera makeup abanyambika Yesu we wumva ushaka kuzaba nkande se ntabwo wamumenye nyine mumbwire Yesu ni nkande kuko niba ni ngo Angelina Jolie yego mba numva nshaka kuba nkawe nanjye ndamukunda byatari nase nawe uzaba nkawe oyanjye wundi ukuntu akina nyine wahangirira mba numva ruri zose acting zose nanjye nazi iki fashe bicemo umva sawa reka nikomereze tunari ndimo sawa muri Alphonse ndaho se ndagura kumbona aho mbagaze ariko no gusuzanya n'umuco nyarwanda ako ngubu ngawe ko kubanyweye ibiki umuntu abayifite ibibazo mukaza muri kumusakura oya nese niba uri umunyarwanda ntabwo uzi umuco menya umuco mvana imbere ubwo muco gwawe ngaho mva ibyo nkubwira wigenda none se nyamukuru rero uretse no kugusuza wanze nanze nyine maturasa negura imbotabuta hariya ya turasa ingi imbotabuta ngo ngweze ingangahe 300 mu manyarwanda wambekeye umwana se wamvomeye wanyogereje ibyombo ngwereza amafaranga ngo ibyo bisaba ikiguzi so 300 akunza kuriza umva nkubwire rero ungeze hano mba ndi Fonsi ako selfone reba uriya muntu ndimo amafaranga 400 none wagiye kuyamwaka ndagira ngo ntihurukanka cyangwa nkagwira igiti nguriza 300 ngende ate byaruza ahubwo kere kugiye kikakugwira uzi wowe ibindi umuntu abayikore muri ubwo umutwe gwanje gwabaye nguruganda kubera ibibazo kunza kuza ngo 300 maze nta kantu mfashe ubu urumva bimeze gute ngende umugore wawe
cyangwa barakubyaye ngo ngurere twasayidirana ariko mu buzima umva reka kunza kuriza umuntu aba yifitiye umutwe gwabaye ng'uruganda mfitemo ibibazo byinshi rukuzunza kuriza mbereza 300 mbereza iki none ikibazo mfite nyamukuru nge niyo Musanze ya Truwasi ya 300 uyimpaye n'ibyawe byakemuka we kuri kuvuga ibintu bicugutiranya Musanze inzoga 300 yakemura ibibazo ufite umva ngubwira uzi nikindi reka kunza kuriza reka ngubwire rero akumbwira umbwira uransuzuguye se hako akundi ndaguri gatumwe ari umuntu wakundumyeho niba wumva yakugira akamaro yakemura ibibazo byawe igende ngaho igendere nta kibazo genda mushenzi wowe gutuma mvuga n'igiswahili ndani icyo ni Hujya moto baraziborosaga ntabwo baziborosa ni icyangwe tuzitera icyangwe zikaba nshya yari ishaje moto ako disi warasa nase ndagobona buroso aribwo abantu bakoreshaga mu menyo nibwo oya so ni uburyo bwo kugira ngo dukoremo siraje utayikozemo tukagenda utera gutya nyine moto ukabona ko ngo moto uri kuyitera iki icyangwe iki ni icyangwe ako ndi wasesa n'umuntu uvuye gutanyi icangwe se icangwe kari cyakindi abantu bogaga bari muri dushe ngaba mbona ari uburoso abantu bashiraga mu menyo kugira gase neza gahinduka igitare ngawe koko icyangwe tuvuga ni iki cyangwe nyine utera moto ikabashya turayihanagura moto ishaje ukayihanagura ahantu hose ikabashya none bino bintu bigiraga amafaranga birayagira bigira amakara arewe bigira akantu menshi kabisa ntago wapfa gupfa none se umva ngubwire wazarebye ukuntu nanje wanzana muri ibi bintu ngazaja ngufasha ukumva nimba uri gutera icangwe hano ngaba ndi kugitera hari inyuma ubundi urumva bakaguhereza amafaranga nawe ukambereza gandi nyine tukazaja tugira iki ibintu byo gufashanya bagwembaga ngahe ngo gukora ino moto yose ukayikora ukayirangiza ni igihumbi cyose ku munsi kumwe moto imwe ngo kuva mu gitondo wabonye nga moto zigera ngo mwijana ubwo na amafaranga ngahe yaba ari ijana zibaye ijana ajya ubwo ndibuka arega mberukaga mu ishuri kera umva ngubwire none ndi ng'umukobwa basaje barebaga no mataye ganje abantu bose bakasaje baza akavuga ngo rufonzi nawe durahereza moto ayitera icangwe narangiza agira ute muhereza ico gihumbi ngase njiramo nanje ntabwo nagushyiramo ku buntu ugenda no gushaka amafaranga mbaraje nakunda wanyishiriramo urumva ubishaka se ndabishaka wanjira amashaka bagushyiramo ariko byasaba amafaranga ese umuntu niba atangiye kuza mu kazi baramwishyuza washaka nka 2 tukaba tukwigisha nese umuntu uje mu kazi ni wowe wishyuraga cyangwa niba bamuhemba ntuzi mu ishuri ko umuntu yishyura minerval nese ubwo uranyishyuza ngahe kugira unyinjize muri aka wamba 2 warukunda se urampa 2 ngo data waranyishiriramo ku bundu nyine sakazi twagakora gutera ibihumbi 2 byose ko numva ari menshi ntabwo ari menshi ni makeya umva ngubwire ngiye gushaka amafaranga inze utangira unyigisha akazi sibyo niba uri kumbesha ugashaka kundira amafaranga ganjye ku bundu ndeta nkwigisha ndamundu nginishaga gutera moto ukayitera bino bintu by'umukara bino bita gashiraje mu minota ngingaye bakagukubita igihumbi urekanze
Ako ngubu koko umuntu muzima arifata akajugunya iduka rye akarisigira umuntu mbona uri gukanura ngawe ubundi wowe ndago bakwiba. Kazungu yagiye. Kazungu agiye mu kazi. Mu kazi saka nagaki yagiye mu bindi. Ngawe koko ubundi se une mushiki wa Kazungu? Mushiki wa Kazungu kuva ryari ukorera muri iri duka? Si ubundi kumbaza ibintu byinshi uri mu ntoki. Ndabikubaza se arega tumenyereye Kazungu. Kazungu niba adahari ntabwo ushobora guhaha. Saka numva ufite umunwa muremure wa mugore we. Ntugira se umuntu uzambariza umugabo mu Kazungu ubundi Kazungu. Umugabo ariko ndi wakwihara ndi wakwihereza amapeti ndi wakwigira umuntu ngo yanike mu bintu by'ibiciro wotarimo. Urabona aho Kazungu yakwemera? Nguru umuki? Umugore we. Umugore wese uturumbutse muri aka kanya. Yaragushatse ninjoro mwagiye mu murenge murasezerana ufata ku darapo naho ararifata nguru. Ariko aba ubwo rero abanya kaduka ke kari gupyineka ngo reka mugire umugabo mu minzi mike yanga mujyo iroko. Kazungu we ndagumuzi. Kagira inkuru. N'umugabo wawe? Umugabo wawe se ubukuye? Ahubwo ubundi wowe umugore we winaha uri iki? Ndago namwemera. Mu bantu nanakenera Kazungu ndagabaga. None uje guhaha cyangwa? Oya ahubwo umva ahubwo ngubwire. Ayo makuru nimba utariko ndaguri kubesha. Yambwiye. Ko mbona ibintu ari bishya kandi Oya ahubwo weho ahubwo wombwira. Gambereze gashyushye. Uri umugore wa Kazungu? Umugore wa Kazungu. Murabana gase? Kazungu abi Kigali ngende umugore we mba mu cyaro. Uri umugore wo mu cyaro? Kazungu nabaga mu mugi, wowe wabaga mu cyaro. Waje ryari? Ngewe ndi umugore we mba mu cyaro ntabwo ndi umugore wo mu cyaro. Mba mu cyaro. Uba mu cyaro ariko uri umugore wa Kazungu. Yego. Ubu se Kazungu mwarabyaranye? Dufitanye umwana mukuru. Umwana mukuru? Burya Kazungu ni umusaza. Uzukundana abantu bose. Umugabo wa mugore we. Bose ndagakuze. Ni umusaza se wabonye ari umusaza. Yewe we burya karakuze we. Umva mbwira. Mufitanye umwana. Mufitanye umwana. Bega makuru gashyushye. Ndanubwa hari. Wateka ibintu by'imitwe. Ukabwira uriya muntu ko Kazungu ndimo amafaranga. None se ubundi ko narinje guhaha nawe uburi gucuruza nakibazo. Ariko ubundi ndabona ari kumwishura. Kubera iki? Ara amafaranga andimo ganje. Nimwe mwampumbirije umugabo. Ahubwo ni uzakwikopesha. Kandi ari ugandimo andimo ibihumbi 2. Ubundi se Kazungu kafite he umutunga afite akujyamo amafaranga gute? Ahubwo muyanyishura. Narinje no kugafata. Sasha ko Kazungu wa. Ndabimenye. Nimwe mwahombeje umugabo dori ibiki n'iki? Akubundi wa mugore uri muzima. Yego none nkuminduka umusazi mwe. Ngamagara uwo mugabo wawe ambereza amafaranga. Ntawe mamagaye. Uragamba cyangwa ndagugambereza? Ayo ngo. Hago. Kandi ubu nakujidura. Ukanjidura. Ubundi woranzi. Uzambaze rero uwo mugabo wawe. Ndagona gakubwiye ngasubiremo. Bereza ibyo bihumbi 2 hano vuba. Hari kanyaguheda uzabyivuganira na Kazungu. Ubundi se ari kwikora ibiki? Kubanza kuvugisha umuntu icyanga kikamurenga. Akosaki, amafaranga washakaga. Mbereza hano se gira vuba ibyo mbereza. Ubore bwe. Fata. Ngo baki? Urabona ndushibiro? Cenze n'urwa. Urabona dushibira wewe? Usa amafaranga washakaga genda ndabibwira Kazungu ngo reka. Ubu nagufata nka kudimba hasi agomenyo gose gagashiramo basi. Wibashunjire muri ago makayi gawe. Uranyandika uzizina ryanjye. Abakiriya be abo batuma datera imbere. Abantu banarwana. Hose genda. Ha, sumukiriya nkisi. Kugira ngo Kazungu ndazananye. Umva ndagazanye gashyushye. Izi noti ziturutse ahantu bitaga muri banki. Sengisa bikaba ngahe? Ibihumbi 2. Umva rero ngubwire. Ibintu byo kuvuga ngo urakira izindi moto ndago bihari. Nimba umfasha ng'umuntu w'umunyeshuri wawe ugiye kunyigisha ndakandi kazurafata. Turi kumvikana? Ngaye. Kandi umva ngubwire unyigisha nabe ndaguteza ingaro. Akira. Ngoriki. Ko mbona utangiye gukanura? Mushiki wanjye muraho kare ndagwahoza mbona. Umva mbese. Akabanda umukundaga amafaranga. Sugiye kuyarya wenyine. Atagajya se. Nabwo narya turakorana. Murakorana? Abanza kukwigisha. Umva mbereza amafaranga. Reba hano banza unyumve ngewe. Ngibanza unyumve. Doko natarya wenyine.
we akubwiye ko arimo aratera icyangwe sibyo kuki kare utaje ngo umbaze ibyo bintu byose ubonye nzanye amafaranga uratangiye uzutuye umujosi utangiye kuza kunzuhuza ngo muraho ndaha nyine ndaguruko nandi gahunda zimeze uyarimo aratera icyangwe nanjye ndimo ndazuza umva ngubwire murakorana cyangwa ndabise wowe nzubiza ndeba turakorana murakorana aranyigisha iki waranyigisha arakwigisha kubanza koza ntago yarya wewe uzaze guhanagura n'ibindi nabyo gukwabyo ubanziriza koza ubwo muragagabana mvanguge nimba muri kunzana ibintu by'imitwe muri kundeka ibintu by'imitwe ndago nginishwaga amafaranga garamvunye nta kibazo kirimo akira kandi bahera mu koza segabanya amagambo nyigisha nta kibazo nye nguno nkwigisha ko mbona umunwa gwakurenze ndago ngwisha amafaranga guze akira mbere hariya hera kuri hari tugenda hirya gato y'inzu ntuyemo nyine hari umuturanyi voilà noneho singihamagara Rufonsina wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi